Wow, hello guys, welcome to amateka. Uyu munsi rongeye kubereka setting 10 ugomba gusetinga mbere yuko utegura kujya live kuri YouTube. Izi setting rero zizagufasha gutuma audience yawe yishima cyangwa inyurwa n'ibyo ugiye kubasobanurira, kandi ukirinda n'amakosa, ukaba wabona aba subscribers bashya, ukabona watch time, ukabona views nyinshi, muri make ya channel yawe ikaba yarebwa n'abantu benshi mu byiciri bitandukanye. Yo niba ari ubwa mbere igeze hano kuri ntacyo, ndagusaba ukande like, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo ujye uba mu wa mbere babona izi video haza hano ku miyoboro w'ikoranabuhanga wa mbere mu Rwanda wa ntacyo. You are welcome. Bereke setting 10 ugiye gufungura kugira ngo live yawe ijye igenda neza. Aha rero ikintu uzakora, uzaza ukirike ahangaha hano hepfo hari akamenyetso ko guteranya. Aha ukirikeho. Aha noneho wemeze ahangaha handitse live. Wemeze aha handitse live. Aha hano hepfo. Aha noneho ukirike kuri live. Aha noneho urabona baratubwiye ngo welcome on technology channel update. Aha noneho uzaza kandi hano haraza karamo. Uzaza ukirike hano hari agakaramo. Tegereze gatoya. None ngiye kukwereka izi setting zose uburyo zigenda zikora n'icyo ziba zisobanuye. Aka kantu rero kakamenyetso ko kameze nk'agakaramo, ahangaha ni ahantu ushyira thumbnail uba wateguye. Aha ni ahantu ushyira thumbnail uba wateguye kugira ngo live yawe ibashe attractinga abantu, ndetse ugashyiraho thumbnail iberanye n'ibintu byose ushobora kuba uri gukora. Niba uri kuvuga kuri sport, urashyiraho ifoto ijyanye na sport. Niba uri kuvuga uburyo ushobora kubona aba subscribers bashya, nibyo uri bugende ugashyiraho. Noneho hano hepfo hari ahantu handitse ngo ahangaha handitse title. Ahantu handitse title nenda nyi live yacu tugiye gusobanura uburyo ushobora kubona aba subscribers mu gihe gitoya, byibuze nko mu mezi 3 ukaba ubonye aba subscribers 1000. Niyo title rero we uzaza ushyireho kugira ngo audience ize. Noneho we bizasaba yuko uzaba wateguye kuri iyo title wanditse ibintu uri babwire, ibintu uri basobanurire, ndetse bugere n'igihe ukababaza ibibazo bagenda bahura nabyo, ukaba wabaha ibisubizo. Hano rero hari ahandi hantu handitse visibility. Ubu ni setting ya gatatu. Visibility rero ahangaha urabona twebwe live yacu twahisemo kwiba public. Noneho dushoboye kuyigira unlisted cyangwa twayigira private. Indi setting rero hano ni kuri audience require. Audience require rero ubundi live yose kugira ngo utaviolating amategeko ya YouTube, live yose yagakwiye kuba ikorewe abantu bakuru, idakorewe abana. Niyo mpamvu rero hariya twashyize ngo no it's not made for kids. Noneho invite guest. Invite guest ni nka kuri akuntu ushobora kujya kuri live ukaba watumira umuntu akasebutinga request yawe, nawe ukaba mwaza mukabana. Noneho description hano rero. Description rero kuri YouTube live ibisobanuye yuko reka nge mbyerekana. Description niba title twari twabonye ko ari ugushaka aba subscribers cyangwa uburyo twabonamo aba subscribers, byoroshye. Hano kuri description rero uzaza usobanura nenda uvuga ati dore uburyo wabona audience nini kuri YouTube, nenda biciye muri bya bintu byatuzamunane ntago byemewe. Ugasobanura ku buryo umuntu uri buze kuri live yawe ari bubashe kubona usobanura ibintu byose wabisetinze neza. Location ushobora no gushyiraho igihugu, ushobora gushyiraho Rwanda cyangwa Burundi cyangwa United States bitewe n'ahantu, ariko washyiraho Kigali. Indi setting rero niyo bita screencast. Iyi screencast rero ni uburyo nshobora kuba ndi kuri live, nkafata telefone yanjye nkayikoresha nkaho ndi gukoresha X recorder cyangwa screen recorder, kuriya kuntu uba ugenda werekana ibintu muri screen. Indi setting rero igera mu ya 8 ni iyi ngiyi bita sexual for let. Iyi setting rero isobanuye yuko ni hahandi usetingira
amasaha n'ahandi usetingira amasaha video yawe izagira hanze cyangwa izasohokera. Nenda ukavuga niba uploadinga ku wa gatatu saa 2 ugahita ubisetinga hakajyaho ku wa gatatu saa 2. Noneho advanced setting, noneho advanced setting rero allow chat niho kwa kundi abantu baba bari gutanga ibitekerezo. Uraza ukabikorera hano muri advanced setting ukabemerera gutanga ibitekerezo. Urabona ko bifunguye. Allow reaction cyangwa kuba bakohereza turiya tuntu tw'utu reaction, nenda umuntu agaragaza ko yishimye bitewe n'ibintu byiza uri kumubwira, agaragaza ko wababaye. Nahangaha rero bikorerwa. Ushatse rero wabifunga ntubemerere ko bacatinga cyangwa ukabifungura, ariko nibyo byiza kubera ko hari umuntu uba ukeneye kukubarizamo ikibazo yifuza kumenya. Iyo urangije rero ukanda next kuri live yawe, none bakakubwira ngo select audience, this video is set not made for kids. Barakubwira ngo iyi live rero ntago yemerewe abana. Urabizi neza imbuga nkoranyambaga zose zishyiraho ko live yawe igomba kuba itagize gute, itemerewe abana. Noneho nurangiza uraza ukande hano handitse go live. No hakanda rero ni handi biri butangire bikabara ari 3 2 1. Noneho ukajya live ukabanza ugasuhuza abantu, ukabakira, noneho ukabaha n'ikaze, noneho ukabona kubabwira ibintu byose ugiye kubabwira, ariko ukajya ubibutsa gukanda like, ukanda subscribe, tanga comment ndetse no kubarizamo buri kibazo cyose bifuza. Rero niba iyi video igufashije kanda like igire ku bandi bashobora kuba bayishaka nkawe, noneho ukore subscribe niba utarayikora, utange na comment icyo twazakubwiraho. Thank you for all subscribers on Stream Tech.